Amazon. Ubundi Amazon ni scam, ni ibintu umuntu ahimba yicara wenyine agatekinika ka website kiwa kabikora. Naho crypto ni ikintu isi ndetse ihayigana mushasha ku buryo uzaza ushaka amafaranga mu ntoki ukayabura, ukavuga ngo urashaka wenda amafaranga bene ibingibi tuyatwara mu ntoki bisanzwe ukayabura, kugera ko uzaza unasanga wenda ugiye muri restaurant kurishura token cyane kuko nguko ubu nyine usigaye uja muri restaurant uzi ko ufite amafaranga kuri M-Pesa, wovuga ngo nta faranga ufite. Oya, yes, ubu yafite kuri M-Pesa. Isi yera handi hayerekera ni igihe uzoza uja muri restaurant, uje mu iduka, uje muri supermarket, uje ahantu runaka uzi ko ufite token bihwanye n'uko uzi ko ufite amafaranga kuri M-Pesa. Wow. Kuko niho isi ya none y'ubunyine ihayerekera. Nejo bundi ndetse nako mbikurikirana kuri ngo ni TV y'abatanzania muri ya Samia Sura ari kubivuga. Nuvuga ngo banke yabo nationale yariko bivuga ko guhera uwo munsi nyine ni last week ngirengo yariko bivuga ari kwa kangahe. Avuga ko guhera ubwo ngubwo televiziyo yawe y'igihugu yemerewe gukorana na crypto. Cyane. Ibyo rwose ni ibintu twongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe abakunze ba Lucky TV1 aho mudukurikiranira muri hose tubahaye ikaze. Kuko rero mwagiye mubibona uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe tugiye kuganira umwanya utari muremure. Afite ibintu byinshi ashaka kutuganiriza. Nkuko mwabibonye uyu mugabo ni umunyabusiness ukorera business za online zitavugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kumubona kugira ngo tuze kuganira nawe adusobanurire ibya business akora, kuko ni business zitavugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye. Rero ndaza gusaba kugira ngo aze kutwibwira, atubwire uwo ari we, amazina ye, kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu. Ngewe muri kumwe kuri kamera ni Lucky kuri Lucky TV1. Urakaze neza mutumirwa, twibwire. Murakaze neza. Murakoze rero ku mazina ubundi nitwa Ndabunguye Patrick. Tuye mu gihugu ca Kenya, Nairobi, mu karere bita Kayole. Murakoze. Nuko gusa. Nikibyo wenda hari mu buryo bwibanze bwo kwivuga. Okay, Ndabunguye n'umugabo cyangwa buracyari ingaragu? Ndabunguye ni ingaragu, ntabwo arubaka. Ntabwo kubera iki kandi mpambona Okay, ntabwo turubaka kuko nari mbivuze, ariko nyine byanga byakunda ikintu cyose kibera igihe. Ntabwo mvuze ko wenda ari igihe kitaragera mu buryo wenda babona ko imyaka isa n'igihe hejuru, ariko ntabwo ari uburyo bw'imyaka, ahubwo nyine mu bundi buryo bw'ibikorwa runaka cyangwa se uburyo umuntu yiha gahunda. Ni muri ubwo buryo rero byari bitarageramo, ariko byanga byakunda byo tubitegura mu gihe kizaza. Amen. Yes, nkuko mumaze kubyumva rero tujye kuganira na Ndabunguye Patrick. Patrick rero hari inkuru cyangwa se hari ibintu bimaze iminsi bivugwa bijyanye n'ama online business za online, kandi bampaye amakuru ko uri expert muri byo, cyangwa se ufite business nk'izo ngizo ukora, kandi business zatanze umusaruro ugaragara. Ngira ngo n'iyi modoka turimo niho yavuye. Oya, ntabwo wenda twahita tuvuga ngo niho yavuye, ariko nkuko wari bivuze byanga byakunda nabyo nibindi bitanga umusaruro wenda wagera no ku rwego rw'imodoka. Yego. None nkimara kubyumva mu minsi yashize hari icyo twitaga nako hari ikintu cyaje cyitwa
Amazone yarishije abantu amafaranga mu buryo butangaje. Yego. Nanjye uvuga hari amafaranga bandiye menshi cyane. Abantu bayigiyemo baribwa amafaranga ku buryo butangaje. Rero ukimara kumbwira zira business zindi mukora nahise numva muri ubwo buryo bwa Amazon, ariko mubinsobanure numva ari ibintu bisa n'ibitandukanye. Rero nje ntago ndibuza kuvuga umwanya munini. Nje ndashaka ko noneho uganirire abadukurikiye, ubabwire ese i business online harya wayise idinari, udusobanurire utubwire uburyo ikora, ahitandukanye na Amazon, ku buryo abantu wenda bashaka kuyijyamo wababwira ibyiza byayo, icyo ikumariye, natwe twese tuyijyemo. Rero umwanya n'uwawe, udusobanurire. Yego, murakoze cyane kandi tunabashimira kubera ko mwadutumiye kuri televiziyo channel ya YouTube yanyu kugira ngo tubashe kuganira. Usanga bizakunda kandi n'abakunzi bayo mwese aho bari bakomeza bagubwe neza bakurikirana ibiganiro byayo, basha banabashigikira mu buryo bumwe n'ubundi. Rero ibyo bintu barumbaje bijanye na online business mu by'ukuri ni ibintu byiza mu buryo bumwe n'ubundi. Njewe nageze hano muri Kenya muri 2016. Ngeze hano muri Kenya 2016, dushika muri Kenya byanga byakunda ahantu hose umuntu ari umushitsi, ntabwo biza bipfa kukoroha kwisanga. Ariko twashikiye mu buryo wenda bw'ubuzima butari bworoshe, kubera ko narashitse nje nibuka nakoraga izamu busekirite. Turabukora, ariko kubera ko byanga byakunda ntabwo iyo uri impunzi mu buryo bwa stati, ntabwo n'ubwonko bwawe se cyangwa se mu buryo bundi uburi impunzi ubureba hirya no hino. Ndashaka rero ku buryo kugusobanurira kugira ngo tuze kugera kuri ubu buryo warumbaje bwa business ya online. Turabikora kuko nyine ari wari umwanya wabyo. Buzamu turabukora cyane cy'ubusekirite, ariko igihe kigeze tubasha kubona indi mirimo turatangira turakora. Nyuma yaho rero tuza kubona ko hari indi nzira nayo ishobora kuba yateza abantu imbere. Ndabizi ko muri iki gihugu ca Kenya hari abantu benshi bumva ururimi rwacu tuvuga, ndetse wenda utari muri Kenya ariko ukaba wakwifuza kuba hari uburyo washigikira umuvandimwe wawe akaba yagica geraho binyuze mu nzira y'ingingiye gusobanura. Uburyo bwa business ya online kugeza ubu nyine nibwo nje navuga ko cyane cyane nkora, kandi n'uburyo bwiza. Amazon waruvuze, Amazon ni uburyo, ni ikintu cyaje. Amazon yaje muri corona uriya mwaka ushize. Abantu benshi barya amafaranga, ariko Amazon ni uburyo bwa scam. Ni scam, ni ibintu abantu umuntu ahimba wenyine guteka mutwe agakora ikintu. Urebye n'uburyo Amazon ikora n'uburyo bwa IDR ikora ni ibintu biba bidahuye. Kubera ko Amazon ni kuko twari tuvuze n'ubuteka mutwe, ni ikintu umuntu ugenda yicira wenyine agahimba agakora, akumva ko afite budget y'amafaranga runaka, yageze amara kurya abantu ayo mafaranga akavaho, agakwitinga akagenda akavaho. Ariko ibintu dukora, wenda reka nkoreshe ijambo riri hejuru ya IDR kugira ngo abantu ari bwo babisobanukirwa cyane, ni ijambo bita cryptocurrency. Cryptocurrency muri Kenya ni ikintu cyatangiye kera guhera nko muri 2009 uko nabashe kubikurikirana. Cryptocurrency muri Kenya yatangiye ari urushiringi rumwe, itangira ari 1 bob ya hano muri Kenya, kuko dukunze kubivuga urushiringi rumwe. Nyuma yaho rero witangira urushiringi rumwe gute? Uburyo itangira rero ni ukuvuga ngo cryptocurrency ni uburyo bwa systeme ikorwa online. Wewe urafata amafaranga yawe ufite ukayashora, ukayashiramo. Iyo yashoye rero wewe uyagura ibintu bita amatoken. Ni ukuvuga ngo na amafaranga ava mu mafaranga yadufata n'intoki, ukayagura ibintu bita token. Token rero wenda nta bundi buryo numva nayivugamo, ariko ni amafaranga urangura token. Then izo token nizo bagenda baguhereza ibyo bita ama daily profit. Ariko n'uburyo bwa IDR. Ariko IDR kubera ko wenda ari ishami rya crypto, kandi crypto kaba ari cyo kintu wenda cyane kizwi n'abantu benshi, niyo mpamvu nari mpereye kuri cryptocurrency. Ariko iyo bavuze crypto bundi bunyine nako ndeba kuri online imaze kubyara amashami agera 1600 ubunyine. Muri ayo 1600 rero zigenda zivuka umunsi ku munsi.
muri iyo munsi ku munsi rero twe iyo ndimo niyo mbarizwa muri sekota niyo yonyine byanga byakuneje ubu nyine ndimo ni ibintu by'ama online bigera nko mu 8 cyangwa 9 n'izindi wenda ariko reka twibande kuri EDR ariyo tuvuga yonyine. Hanyuma iyo EDR ni mu mashami y'ama cryptocurrency. Ama crypto rero ni uburyo bwaje bwa online mugenda mugura amatokeni y'amatokeni akaba ariyo mugenda mucuruza ku buryo bwa online kandi bikaza kuzana umusaruro. Rero EDR tubamo ni ishami rya cryptocurrency. Iryo shami rero twe tubamo ni ukuvuga ngo winjira umugabane uhereye ku mashiringi y'amanyakenya 12,600 uretse ko nje nabigiyemo mbere bigitangira yarakiri makeya, ariko ubundi crypto kikwereka itandukanye na Amazon ni ikintu kigenda kizamuka bitewe igura n'igurisha rya Binance uko ihagaze, aho tugurishiriza niko hitwa ni muri Binance. Ni ukuvuga ngo za token umaze kuzigura nawe ugira hano zigurisha muri Binance ubitewe nuko ihagaze nibwo bagenda bazamura ibiciro. Rero urumva twe twagiyemo bikiri nko hasi buke ariko nyine bigeze nko muri 12,500 tuzabisha ku 13. Rero iyo ni konte imwe. Ni ukuvuga ngo umugabane w'umuntu gutangira bihera kuri ibyo 12,600. Wewe niyo mafaranga yawe wemerewe gutangizanya kugira ngo uje muri iyo business ya online. Ni ukuvuga ngo munsi yaho ntibizoshoboka, ariko hari izindi gusa ko turasobanura iyo bita EDR. None se ukira aho ngaho iyo uvuze gutyo ngo umuntu ukamubwira ngo umuntu afate ibihumbi bye 12,600 abishore ahantu ku bintu bya online bigende gutya gusa, ndumva ari ibintu biteye amakenga n'urujijo ukuntu. Ibi ni ibintu bifite byibuze office ushobora kuvuga ngo ayo mafaranga nyatanze wenda akaba yagenda mfite aho naza kuyebariza cyangwa ni yego cyane. Kandi ikintu cyose buryo kibaho mu buzima ntabwo buri gihe duhera mu nyungu gusa. Rimwe na rimwe hari igihembera no gutekinga risk, ariko ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ngo bigira risk. Oya, ubu ufite ahantu ha office ubariza. Ni ukuvuga ngo guhera hano muri Kenya dufite aba leaders bacu. Haba hari na groupe, haba hari na ama website, haba hariho na ahariho hose wamushakira wamubona. Mbuga izarizo zose tuba dufite zacu z'abayobozi. Aho ni hano muri Kenya. Hanze rero tuba dufite abandi bayobozi kuko reba babakuriye ni umushinwa bamwita Raul, n'abandi b'abahinde n'abandi b'abanyamerika bakuriye ayo makampani. Rero hano muri Kenya yikuriye n'undi ubwo hano muri Kenya hari bamwita Lazarus, ni umunyakenya. Yes, ni bishop, ntabwo ari n'umuntu usanzwe, ni bishop w'ikanisa. W'ikanisa afite urusengero ayoboye ndetse afite nk'isengero sinari rumwe gusa, ariko ni bishop ni ubihagara hano muri Kenya. Hariho n'abandi ariko byanga byakunda wenda uwibanze wenda mukuru wacu muri Kenya no bita Lazarus Bishop. Ego wari umusobanura rero rero hanyuma nubwo buryo nari mbavuga ati gutangira iyo business uhera ku mafaranga 12,600. Izo 12,600 akwemerera kuba wagura konte account imwe ihwanye n'ayo mafaranga. Rero iyo konte uragenda ufata ya mafaranga yawe wakuye mu mufuka wawe ukagura iyo konte. Urangije gura konte ya mafaranga baguhamo ibyo bita token. Token rero nizuzu ugafata ugashira online ku murongo. Nuvuga ngo naka app gusa ukura mu downloadinga muri Play Store umara ugashiramo ukagasetingamo ya mafaranga. So mu buryo bugufi wenda baza gushira na contact wenda umuntu waba utabyumva yaza kubaza mo information, ariko nubwo buryo bikorwamo. Hari uburyo umuntu wabwira ikintu wenda ntabashe guitagishikira akumva ko hari uburyo ki nanjye ntago ndi kubishikira ntago uri kubishikira. Ariko niba wagerageza nyine ukabisobanura mu buryo buri simple, uburyo bworoshye ku buryo nyine abantu bahita babyumva kuko urebye ntago ari benshi babirimo cyangwa se babizi ni bake. Ariko kugeza ubu nyine ndahamya ko ku urubuga turiho rw'abantu bavuga ururimi rwacu kubera uburyo ki ugenda wegera umuntu kuko n'umuvandimwe n'inshuti. Kandi byanga byakunda nta nyungu buriya nakura mu kuba nahomza mugenzi wanje ukamwereka ikintu kizima camugira umumaro. Ubu turi abantu baragera nko mu 100 bariho bavuga ururimi rwacu uretse abanyakenya. Hamwe n'abanyakenya ni ukuvuga ngo njemba ku rubuga rwa A yaruzuye yuzura nko bantu 257 iyo yaruzuye tugera kuri B yaruzuye ubu turi kuri C. Nuvuga ngo umuntu joining ubu nyine tumushira muri C kuko ego kubera ko A na B zaruzuye. Ndavuga ni general mu n'abanyakenya ariko rwacu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'abantu bagera mu 100.
urumva abantu ni byiza turabyishimiye kuko abantu bari kurushirizaho kubyumva. Rero aho nari ngeze ngusobanurira, nari nkubwiye ngo ufata amafaranga yawe ukayaguramo amatokeni. Tokeni nta bundi buryo wenda numva rw'ikinyarwanda nabivugamo, ni ukuvuga ngo ni amafaranga avunjwamo tokeni. Ya mafaranga yawe ahinduka tokeni. Wamara kuyahindura tokeni, wewe ufite konti imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu, wemerewe gufungura kugeza no ku 100 rirenga, kuko nakubwiye ko konti imwe ihera ku 12,600. Rero duhereye kuri konti imwe, iyo urangije kugura konti imwe bakaguhereza tokeni. Za tokeni baguhereza icyo bita daily profit, inyungu ya buri munsi ya konti yawe. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugura tokeni ku mafaranga yawe, nta kindi kintu usabwa gukora, uyatereka ngaho akagenda kungukira. Mu buhe buryo sasa? Mu buhe buryo nibwo ngiye kugeraho. Ariko rero hari abantu wenda ushobora kuba mbisobanura badukurikirana, ariko wenda banabibamo batumva ko ari ubwo buryo gusa ugura ugaterekaho. Ubwo ni uburyo bwa systeme ya IDR gusa. Ntangira navuze ko mba muri ninshi, ariko kubera ko none twibanze kuri IDR, hari izindi uzutagura ngo uterekaho, hari ibindi biba bigusaba kuguma gukora ku murongo. Ariko none kuko twibanze kuri IDR, reka ariyo tuvugaho. Nizo zindi nazo ziriho ni nyinshi cyane, kuko nabwiye ko zigera mu 1000 ariko IDR yo nta kindi kintu ukora, uragura tokeni zawe, wamara kuzishiraho we gusa utegereza end month bitewe n'amafaranga washizemo. Ariko nuvuga nta kindi kintu ukora, ziba ziraho zonyine zigana ziguhereza daily profit. Daily profit rero ya konti imwe ari zo warumbajije, batanga 1%. 1% mu mafaranga, ubundi twe tubishira muri ekivo y'amadolari, kuko niyo baje kuguhemba baguhemba mu madolari. Wowe uje gushira kuri ku muvunjo uzana mu manyakenya bitewe n'igihugu urimo, ariko ubundi n'amafaranga batangira mu madolari. 1% ni ukuvuga ngo iba $0.4. $0.4 mu manyakenya biza kuba ari nka 44 shillings up to 45 gutya aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ya 1% daily baguhereza. Kandi ni ukuvuga ngo none umunsi wa none nimba bampaye 1% daily, ejo iyi 1% bazampiye 1% yejo nabwo. Iyo bampaye ejo hashize yesterday, nayo yemerewe kubyara indi 1%. Iyo bampaye ejo nayo ibyare 1%, ni ukuvuga ngo bigenda bibyarana gutyo. Ntabwo ihora buri munsi baguhereza imwe imwe. Ni ukuvuga ngo iyo baguhaye none, iyo igeze ejo ya 1% daily profit baguha nayo ibyara indi. Iyejo baguhaye yagire ejo bundi nayo ikabyara indi. So nuko zigenda zibyarana, ku buryo wa muntu w'urugero twafashe wa konti imwe, wa account imwe ariyo ihwanye n'12,600, ukwezi kuja kurangira byibuze ageze nko muri tokeni 100. Kuko tukiraho ego kangusubize nyuma gato, nukuvuga ngo ayo mafaranga tuvuga ku rugero, iyo konte uvuga ngo ugura y'12,000, yego 600. Ese tuvuge ku rugero umuntu abishyizemo ashaka kuvamo, birashoboka ko wasubizwa ayo mafaranga yawe ukabivamo? Ye rwose uvamo, ariko ntabwo umutima wo kuvamo wavamo wabona ngo uravamo. Kubera ko impamvu ni iyi, ni nka kurya ushobora kuri mu kazi keza kaguhemba urugero rwa $1,000,000 y'amakenya, ni urugero nari ntanze, nta stress kaguha. Ukajamo wenda tuvuge saa 3 baguhemba neza, nta kibazo kindi ufite ngo numara ngo wicare utekereza ngo gusezera karakaza udafite izindi impamvu zibigutera zimbogamizi z'akazi wagize. Babyumve nk'urugero, nubwo ngo ufite akandi kazi kawukora muri leta cyangwa privé, uhembwa neza, umushahara wumva uhanye na besoin zawe, ngo ubyuke umunsi umwe ngo uje kuvuga ngo karakazi ndagasezera kadakomotse ku mpamvu wagize zo muri kakazi. Ibyo bintu byoshoboka? Ni kuko rero warumbajije akazi, kubera ko twe katurisha buri munsi tugera ku bikorwa byiza umunsi ku munsi, niko ndashobora kugira umutima wo kuvuga ngo novamo. So babyumve nk'ibi, ntabwo ari ibintu tuba dufite amashaka ngo birashira none cyangwa bishire ejo ngo ngire umutima wo kuvuga ngo ndavamo. Ntawo. Ngo turaziranye, sibyo? Turaziranye, wenda uretse abadukurikiye bo nje turaziranye, turi inshuti, sibyo? Ibi bintu ni ibintu byizewe ku buryo nanjye uyu munsi nyuma y'iki kiganiro najyamo rwose. Mu by'ukuri ntabwo wenda uko wari ubivuze n'ibyo turaziranye, ni ikintu twanakubwira ndetse ngashikiriza n'abantu bose bakurikirana iyi TV cyangwa se channel, waba uri kure waba uri hafi urabikora. Si iki gihugu cyo niye ca Kenya, ni ibihugu byinshi, ni ibintu byizewe 100%. Nyuma yaho hari website cyangwa se imirongo dutanga, umuntu ugenda akagenda agasoma more information z'uburyo ashakamo, agasoma amakuru yose akurikiranye. Ariko ni ikintu cizewe kuko ntabwo ari ikintu tugize mu kwezi kumwe 2, 3, ararenga.
ni igihe kirekire. So ntabwo ari ikintu umbwira ngo kirambye mo wadanaiya ngo usubire wenda umunyamakuru ngo nkawe tuziranye nk'ishuti ngo wenda nikirano kuri kamera ari uburyo kugira ngo tube twabesha abantu, kandi mu by'ukuri uretse n'ibyo hari ibyo twagiye tubona byagiye bitugezaho cyane. Wakwifuriza inshuti, wakwifuriza umuvandimwe, wakwifuriza n'umuntu wumva ururimi, kuko n'umunyakenya wenda uvuga urundi rurimi yifuza ko yaje ahantu runaka public abasha gusobanurira abantu icyo kintu kugira ngo agire ikintu yageraho binyuze muri bwa buryo. Rero mu by'ukuri ni ikintu cizewe 100%. Urakoze cyane. Yego. Iminsi ubimazemo igihe kingana gute? Njewe wenda ngizemo ahari kuraje kuba kumwaka n'amezi arengaho hejuru. Aribyo dukora. Umwaka n'amezi. Yego, ariko ntabwo ariko kazi konyine gusa nkora, ngira kandi kazi nkora, ariko none kuko ibingibi bitanyokipa the whole day cyangwa the whole night, mfite ibindi bintu wenda nkora, nkongera kandi kazi kaje gasanzwe, ariko umwanya munini n'umutima n'intekerezo uburanga kuri online. Yego. Okay, urakoze cyane. Kuva wabitangiye umaze kuvuga ko umaze umwaka urenga. Ni iki bimaze kukugezaho? Kuburyo mbese ibintu reka kubivuga none nk'ibintu ngo bikorwa uryama token ikintu gifatika ushobora kubwira umuntu ngo nge kuva nabijyamo nageze kuri iki niki. Okay. Reka akantu gato nanasize. Uburyo wenda umuntu yakwibaza se bigira inyunguki, kuko twari tugeza ngo daily profit bayekiva mu buryo bwa $0.4 ni mu madolari. Mu manyakenya rero biba 44 shillings. 44 shillings na amashiringi 48. Ubwo ni token imwe. Kandi nakubwiye ko kwezi kuje kurangira umuntu afite byibuze nka token 100. Ubwo utufata ya 44 shillings ugakuba ni 100 ukara amafaranga umuntu yari afite. Ubu ni wa muntu washizemo konti imwe. Kandi twebwe hari umugabo tubana mu bishop w'umunyakenya kugeza ubu nyine afitemo konti zigera nko mu 126. Izo ni konti gusa we si imwe. None urumva abona token ziri hejuru cyane. Ku buryo byanga byakunda nabonye ejo ndaho twari twicaye yararimo akora withdraw cyangwa se kubikuza nk'ibidukora kuri M-Pesa. Niko ngo yari nyuma y'iminsi 13 yabikuje amafaranga 260 by'amanyakenya. Ubwo 2,000 by'amadolari na 600 y'amadolari nyuma y'iminsi 13. Yego. Okay, none no kuvuga ngo ni ibintu ujyamo uburyo ushobora kubikuza anytime ushaka cyangwa n'igihe wenda waba utekereza ko wicu ushaka amafaranga. Ego. Ndetse wenda nabikubwiyeho mbere twari tukiva nko mu rugo, ni ukuvuga ngo ni system shasha isiri kwerekeramo nkuko tuvuge uja ahantu ufite ATM card cyangwa se ufite amafaranga kuri M-Pesa nkuko dukunze kwikoresha hano, ukagenda uzi ko ufite amafaranga kandi atari amafaranga agaragara. Ni kimwe nanje bunyine ngenda mfite token nkinjira muri supermarket, za token zikanyishura ikintu ushaka. Nkinjira muri shop runaka nshaka umwenda, nshaka ikindi kintu, ariko ndafite amafaranga yagaragarira amaboko. Ariko ko nzi ko mfite token 100 hano n'izagaciro kazo, ndi proud yo kuba ninjira ahantu hose gihwanye n'aya mafaranga ya token ifite, nk'umuntu ufite ATM uzi ko afite amafaranga kuri konti yiwe, kimwe nanje uzi ko mfite token, nkinjira ngafata ikintu cyose naba nifuza, nkagura, ngafata za token zanjye nkazishyira muri Binance, bakanyoreza amafaranga, nkagura ikintu ushaka ngataha. So ni system ensha isi irimo kwerekeramo, ku buryo igihe n'igihe kizogera n'amafaranga yayo dufata mu ntoki akazabura, kubera ko amafaranga yose ari kugana muri ibintu by'ama smart chain. Smart chain ari byo bya token. Yego. Ko bitoroshye. Ibyoroshye kabisa. Yego. Okay. Warumbwiye ko ushobora kubikuza anytime cyangwa se igihe ushakiye. None umuntu tuvuge ku rugero, umuntu ugiyemo bwa mbere nkuko wahoze ubivuga ku 12,000 byewe. Ku kwezi ashobora kubona amafaranga angana. Ku kwezi biterwa n'uburyo Binance, ninkomeza gukoresha Binance wenda babyumve, ni uburyo bw'isoko yabyo, nuvuga ngo aho za token zigurishirizwa. Ni he zigurishirizwa? Ahantu yitwa Binance. Ni muri Binance. None mu bundi buryo nduva nta bundi buryo nabisobanuramo. Keretse wenda nishobora gushaka tukandika mu buryo bw'imbitse wenda tukabizana mu Kinyarwanda ari ururimi abantu bumva. Rero warumbashise uwo muntu washizemo konti imwe 12,600 aho na mafaranga angahe ku kwezi. Biterwa n'uburyo isoko rya Binance riharigura za token. Ariko dufashe nuko ngo rigenda rihindagurika. Yego, hari igihe rihinduka rikazamuka rikamanuka. Kuko na crypto nyayo abantu benshi ndahamya ko ubu nyine ku isi nta muntu wenda ukurikira ibintu bya YouTube utazi crypto kwibaho. Crypto ndahamya ko last month December ya last year yari yamanutse, yarigeze kuri miliyoni 3. Urumva yari yamanutse mbere yari kuri miliyoni 6, iramanukira kuri 3 December. Ariko ubu nabonye kandi igeze hafi kuri 5. Ubwo ni ikintu kigenda
kizamuka bitewe n'uko isoko ryacu rihagaze. Kimwe n'ibintu byose batubwira ngo peteroli yazamutse n'ibindi essence gutyo urabyumva cyane. Rero nayo Binance yabiterwa n'isoko ryayo uko rihagaze aho riri. Rero wa muntu dufashe wenda maximum y'amafaranga atagomba kuja munsi ni hagati y'ibihumbi nka 4,900 ca 5 z'amanyakenya. Wenda ntiyaja munsi yayo ahubwo yaje hejuru yayo ku kwezi. Yego. Noneho ubwo ni umuntu wa konte imwe. Yego. Kandi wemera kugira konte nyinshi wageze 100-200 bitewe n'ubushobozi bwa 50-10. Kandi cyiza urabona yushizemo nka konte zibiri. Nashizemo main imwe. Iyo ushizemo imwe ugasura ukongeramo indi. Ubwo 12,600 12,600 uwo ya konti uyibyaraho zita ziba zitatu. Nico cyiza ca IDR. Iyo ushizemo ebyiri zibyara eshatu. Yego. Ni ukuvuga ngo uhemberwa zitatu. Gufata wenda tuvuge ya 5 twavuze ca 4,900 ukuba gatatu urumva aragira hafi ngo ibihumbi 10 bija kwereka muri 20 ko hari bonus bagenda bakuzurizaho uzagira nko 20. Yego. None haraburi iki kugira ngo ibi bintu cyangwa se ubuntu byiza bibyarira abantu inyungu bigere ku bantu bose? Okay, biterwa n'abantu ko babibona kuko urabizi cyage ca Chio scam waruvuze Amazon. Abantu benshi bari amafaranga imitungo barayigurisha na bindi wenda saving y'abantu bayakora ariko birangira bitabyaye inyungu. So bitewe n'imyumvire ntabwo nanje uretse na Amazon tugenda tugira nyine challenges mu kazi kose ziza zibaho. So ntabwo ugomba gucika intege ngo nukubera ko Amazon yabayeho. Amazon ni ikintu abantu baje bacinjiza mu bantu ariko yari scam yaragaragaraga uburyo yakoraga. Ariko rero abantu uburyo batajamo rero ni uburyo bw'abantu batarabishikira ariko dushishikariza abantu kubera ko twebwe nta mu kubikora. Iyo wenda nje hanga nkagira ngo wenda mbashe kubyumvisha abantu babyumve babikore, ntabwo ari uburyo bw'inyungu zanje personnel kuko hanyuma rero warumbwiye ati ni gute se abantu bashobora kuba batabijoininga cyane ngo bikunde babijemo. Mu byukuri ikintu ca mbere wemera gushora kubera ko ibingibi nje nkunda kubibwira ahantu nigiye turi public abantu benshi ndabasonora nkababwira ngo kurya ugenda ugafata ibihumbi 100 cyangwa se reka tureke gukomeza wenda kwishyira mu manyakenya twishyira mu madolari kuko wenda hari ababa badukurikirana bataza amafaranga y'amanyakenya. Igihumbi c'amadolari ukagifata ukavuga ngo ngiye gufungura iduka runaka cyangwa se umushinga wundi runaka ufashe igihumbi cyangwa se n'ayandi arengaho byanga byakunda bariho inzira zibiri zishoboka. Hobaho kunguka akabaho no guhomba kuko bigenda bibaho no mu buzima busanzwe bw'ibyashara dukora. Cya gihe rero haba habayeho kumva ko wakunguka cyangwa ugahomba bifate muri ubwo buryo risk nyine. Yes. Ariko ntago nkubwiye ngo uzaza kuriskinga. Fata kurya wenda nimba uri mu businessman uri umuntu umushoramari cyagi ushora ahantu runaka mu bikorwa bitandukanye bizawukora bya buri munsi. Emera rero no muri online uhashore muri ubwo buryo. Wenda hari uburyo kushobora gukurikirana ikiganiro ntubishikire ntubizumve kuko wenda biza bishaka nko gukomplika kubuzumvaho mbere bigora nko kubuzumva kubishikira. Ariko we bikore nko mu buryo ko ushobora gushora ahandi hasanzwe muzashara bisanzwe then urebe umusaruza kukubyarira. Ariko abantu impamvu batabyumva ni ukuvuga ngo hari igihe nyine ubwira umuntu byonyine no kugira ngo abishikire ngo online IDR Binance token yose na magambo agera muri 5 agize online atumva. Ese na magambo ki ntabashe kuyashikira bizanga bizakunda kugira ngo yemera na shore bizagora. Ntaga azahita bishikira ngo ashore. Ariko impungenge namara abantu fata amafaranga yawe yashiremo nkuko ushora mu bindi bikorwa wagiye ushiramo wenda ntibibyara umusaruro nkuko wabiteguraga. Hanyuma urebe ico biza kukubyarira. Nyuma yaho ja ku ma website ku murongo ibintu bunyine byaroroshe uragenda muri Google wandike uburyo twabivuzemo wandikemo cryptocurrency ishami rya IDR barakuzanira amakuru yabyo byose igihe byatangiriye uko bimeze kugeza umunsi w'uyunguye. Ariko abantu abamara impungenge bagende bajoininge business ya online. Murakoze. Okay. Urakoze cyane. Hanyuma tuvuge ku rugero uyu munsi ndashaka kubijyamo nabigenza nabikora. Uyu munsi rero ushaka kubijamo tuvuge ku rugero rw'umuntu uri hano muri iki gihugu turimo ca Kenya Nairobi. Biroroshe nta kintu bisaba byanga byakunda gusa fa kuba ufite amafaranga yawe. Nyuma y'amafaranga yawe
nta hantu byanga byakunda ubu nyine tutaragerageza kugera ahantu hari hasigaye n'ikitengera twagezeyo kugerageza kumvisha abantu uburyo bwa online. Rero umuntu hano mwarabikoze hano Kayore Kayore ndahamya ko ndetse n'urwo rubuga nakubwiraga turiho abantu bagera 100 ni Kayore gusa, ntabwo ari utundi turere, n'abantu ba Kayore gusa. Yego, ni ukuvuga ngo wenda abantu ba hano mufite ubuyobozi. Hano dufite ubuyobozi, yego. Hano dufite ubuyobozi kabisa. Yego. Then abo bayobozi nibo bashinzwe gushyiramo abantu cyangwa nyine urabona uburyo umuntu yabijamo ntabwo wenda we yahita byikorera, kuko se waba utabashije no kuhita ubyumva kubikora ntabwo byakunda. Ariko byanga byakunda wasiga contact hasi, umuntu ashaka kujamo atubwira aho turi, turagerageza tukanyaruka tukabimufasha tukabimushiramo, ibisigaye akarya amafaranga yo mu mahoro atuje yicaye mu wiwe nta stress. Ku buryo bizanye ingaru twaza tukabafata mu mashaka rwose duba dufite contact, dusigaho kira kitu nimero yacu ku buryo agenda akatubaza akadukurikirana nk'abayobozi tukamusobanurira kimwe n'ikindi. Ariko ntaco byazana kuko simpamya we iwe liquidity itazazana agashiramo izatuma IDR ihera iriya twavuze yakomotse ngo ite izana gufunga amafaranga zaba yashizemo. Kuko nakomeje wenda kuvuga bene wacu, hari umunyakenya iwe ejo bundi twaricaye ahantu ngo tumusobanurire ashiramo $2,000 by'amadolari. Ego n'umuntu akora muri kampani runaka bakora ibintu by'ibyuma, tumusobanuriye ashiramo $2,000 by'amadolari, ubwo ni $2,200 by'amanyakenya. So urumva nk'umuntu ufite iyo liquidity ya quantity ingana gutya ntibyahungabanye. Uretse nawe abantu bagera 1,000 barimo, ngo nakubwiye tugeze ku mbuga zingana gutyo, noneho ntabwo umuntu umwe uzashiramo konti imwe 5-10 ngo bibe byazana ingaruka zo kuba bofunga cyangwa se hoba izindi nkuko warubivuze se hagize ikiba twokubona ntaco still bizakomeza bikore kwa kundi byariko bikora. Okay, ni ibintu bimaze gikingana gute kugeza ubu nyine kuvuga ko we kuba mwabijyamo aho mwatangiremo bijyamo ndavuga ubwayo wenda ni nk'imyaka nk'ibiri, kuko wenda mvunje nagiyemo hagizemo nk'amezi nk'atandatu bimaze imyaka 2 bitangiye. Ndavuga ishami ya IDR, ariko mu buryo bwa crypto muri rusange hejuru ni ikintu muri Kenya ubundi cabaye confirme cemera no gukorana na Banque Nationale ko muri 2010 ko yatangiye 2009. Ni ukuvuga ngo ama cryptocurrency ye aremewe muri Kenya ku buryo akorana n'amabanki ya muri Kenya ho byemewe ico gihe, ariko muri Tanzania ho nabonye bitangaza last week. Muri Kenya ho guhera 2010 byari byemewe gukora crypto gukorana na banki. Yego. No kugira ngo tumare abantu impungenge badukurikirana. Watubwira wenda website ziri official ku buryo umuntu ashobora kugenda wenda nyuma yo kumvika iki kiganiro ashobora kugenda akavuga ati iyi website nayikuraho amakuru yandi yimbitse. Yego. Mu ncamake ushaka amakuru ya crypto uja kuri Google wandika izina crypto gusa, nta yindi website ndende wenda nagusobanurira. Wandikaho kuri Google ukajaho ukandika izina cryptocurrency ko byandikwa, warangiza bahita baguhereza details zose zimanuka igihe yatangiriye uko ihagaze ibiciro ubu nyine kugeza ubu nyine. Barangiza noneho wawe ushaka ishami runaka ushaka kujamo, kuko nakubwira ko crypto ubimaze kuzara amashami menshi, ariko twe twibanze ku ishami ryitwa IDR kuko ari yandi aba akirimasha afite avantage ku bantu ashaka kugira ngo azamuke agere ku rwego ruri hejuru. So aba afite kuba afite n'inyungu nyinshi kurusha zirazindi zigizigiye. Rero urumva wandikamo crypto bahita guhereza amakuru yose. IDR yandikwa IDR uko nyine nivuga ni E na D na R gusa byonyine bahita guhereza amakuru yose. Cyangwa kuri website yandikwa DeFi. DeFi kuri website wanayo kwandika idr.com bahita guhereza amakuru yose. Okay. Ibyo nabyo ni ibindi biririya hejuru, ariko ntaco wenda uyu mugabo nkuko mumubona turaza wenda gushiraho nimero. Turaza gushiraho nimero kugira ngo wenda undi muntu wese ushaka gusobanuza n'uburyo yakwinjiramo wenda yaza kubavugisha. Urakoze cyane. Yego murakoze. Turagushimiye n'ukuri kubwo mwanya wawe watanze utuha iki kiganiro. Ikiganiro cyiza uyu munsi twavuze ku ishami rya IDR. Ubutaha rero uzatubwira ayo mashami yandi. Rero reka tugushimire, dushimira n'abadukurikiranye. Imana ikomeze baho umugisha. Rero dusoza iki kiganiro cyacu hari ijambo rindi waba
wenda utavuze cyangwa se ushaka kuvuga kugira ngo tuze gusoza. Yego murakoze namwe tunabashimira kubera ko mwadutekereje mukatubwira n'icizere cyo kuza gusangiza bene data bakurikira iyi TV kugira ngo tube twabagezaho ibyiza biri aha hanze. Mu by'ukuri natwe ni gushima kandi byanga byakunda uko yabivuze aze gushiraho nimero umuntu wenda waba ushaka andi makuru arenzeho cyangwa se waba ushaka guhita abantu hari abantu bumva vuba akaba n'abantu bumva bisa nibitinzeho abantu bagenda bagira kumva gusa no gutandukanye ariko aze gusigaho nimero umuntu waba ushaka andi makuru ahagije kuri ico kintu dusobanuye mu by'ukuri araza kudukontakta hanyuma tuze kumusobanurira ariko wenda nyuma y'ibyo ngibyo no kubashimira mwakoze cyane. Yes, uyu ni Patrick twaganiraga turamushimiye cyane. Rero ubwo ni uburyo bundi bushya bwaje cyangwa se isi turimo turaganamo irimo iragana mu ikoranabuhanga riri hejuru. Mwabyumvishe yavuze ko ahubwo mu myaka iri imbere ntawe uzavuga itwara amafaranga mu ntoki. Rero ibi ni ibintu byizewe bitandukanye na za Amazon twagiye turirirwamo amafaranga. Rero abantu bari buze kuza gukenera ibindi bisobanura birenze twavuze ko turubuza gushyiraho nimero muzamu kontakta ahubwo tutarasoza nanone imbere ko dusoza hano Kayore hari ibyibuza nk'amahugurwa muzamugirira nk'urubyiruko yo kuba mwabibumvisha mwabibabwira. Yego uretse n'amahugurwa ni ukuvuga ngo mu cyumweru tugira ibyo bita Zoom online iri abantu bahuraho iba gatatu mu cyumweru ndetse yo hari wenda nk'ibindi bintu wenda abantu bashaka kwiga tubikora n'inshuro zirenze 3 habaho Zoom meeting ya online dukora abantu bose zambuga tugakora Zoom bitewe n'umuyobozi ugenda uhagararira urubuga ariko cyane izo ngizo bazahagariwe n'abanyagihugu tugenda duparticipa abantu kagenda bashurizaho kwiga no kugenda bagira ubundi bumenyi ku buryo ahura n'umuntu akaba yagerageza kumusobanurira gusa atamubwiye ngo mba muri IDR itanga amafaranga ariko atazi ikintu cyarico ariko rero mu buryo tugenda dusobanurira abantu uretse n'abakayore n'ahandi hose n'ibindi bihugu tugenda tubana Nigeria, Maroc, RDC n'ibindi bihugu byose tugenda duhuriraho tugira Zoom meeting tugenda dukora gatatu mu cyumweru kugira ngo abantu barushirizeho kugenda basobanukirwa ibyo bintu. Ariko iyo ni Zoom ikora gusa ku bantu bamaze kubigeramo ntago ari Zoom ikorwa abantu bamaze kugeramo barimo abantu bamaze kugeramo. Yego. Okay, urakoze cyane Patrick. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Rero guys mwe mukurikirana Lucky TV1 turagusaba gukora subscribe. Ibintu nk'ibi byiza tugiye kuzajya tubibagezaho buri munsi. Rero turagushimiye cyane kuba twabanye muri iki kiganiro kandi ndizera ko tuzakora part 2 uyu munsi watubwiye kuri IDR. Yego. Part 2 uzatubwira ku bindi. Rero turabashimiye cyane mwe mwadukurikiranaga aho muherereye hose. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao naho ubutaha.